igiterane cy'umwuzuro w'ubuhanuzi, nta bishaje mu bishya, nta bishya mu bishaje. Umugambi w'Imana mu karere k'ibiyaga bigari urasohoye. naho ye wezo nyeswe wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. munyarwandakazi, murundikazi, munyekongokazi, namwe banyamahanga, abagore bahishuwe b'ububyutse tubatumiye mu giterane twabateguriye kizaba kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 kugeza ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, kikazabera mu Buholandi Utrecht. Iby'abahanuzi bahanuye kuva kera, dore ngibi mirindi yagira hinda, torero webwe bubyutse buraje. Icyo giterane kigamije gusobanura umugambi w'Imana mu biyaga bigari nk'uko wahishuriwe mwene data Marie Esther Murebwayire. Cyo ni munderaniriza bizera bose, uyu mugambi w'Imana urimo ububyutse muri Afurika hagati, ubwiza bw'itorero rya nyuma n'uko igihugu gishya kizaba kimeze, ndetse no kwitegura gutaha tuva mu mahanga tukazayagarukamo tuzanye ubutumwa bw'ububyutse bufite ibihamya. Gusabye Rwanda, Burundi na Kongo, Yesu ngo bibumwandu wawe. Tuzasezerera ibishaje twinjire mu bishya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 10. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba. Mu gusezerera ibishaje tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana b'inararibonye n'abanyepolitiki babibayemo biyemeje kubisezerera ku mugaragaro bagatangiza ibishya. Tuzatangiza kandi Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Kristo Yesu, Ruma mu magambo ahinnye nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 43 umurongo wa 18 kugeza ku wa 21, ubwo yagiraga ati: ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Tubahaye ikaze mwese, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Umugore umwe wakuwe mu. Ukeneye ibindi bisobanuro wabaza kuri nimero guteranya 33 766 05 50 cyangwa guteranya 41 794 51 80 05. Na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba. Ndongeye kubaramutsa cyane bene data muri Kristo Yesu. Nitwa Egide n'ubundi ndabarasa nk'uko nari nivuze bwashize. Nagarutse ngo dukomeze bwa butumwa Imana yampaye, ducumbukure aho ubushize twe twacumbikiye. Nari ndi gutanga ubutumwa
buvuga bufite umutwe w'amagambo uvuga ngo u Rwanda mu mateka ya Bibiliya. Kandi nene nababwiye yuko ari ibice bibiri ubutumwa bufite. Igice cya mbere mbabwiramo ibyo tuzavugamo, babwira ibimenyetso bibiri garagaza yuko itorero rigiye gutaha nibisohora ko itorero zaba ritashye. Nibyo navuze ubushize, mvuga ku bihe bine tuzavuga bigiye gusohora mu Rwanda. Mvuga kandi ku by'umwuka wa Eliya ugiye kuza, nabyo ntiturabivugaho. Kandi ku by'integuza zateguriza bwabo byutse twumvise bwa mbere, nabwo ntiturabivugaho. Rero niturangiza ibyo tuzahita twinjira mu cyiciro cya kabiri kivuga ngo u Rwanda mu gihe gishya ndetse n'irindi zina rishya Imana izaha igihugu. Ubwo rero none aha uyu munsi tugiye gukomeza tuvuga iby'ibihe bine bigiye gusohora mu gihugu cy'u Rwanda. Rero mbere yuko dukomeza reka dushima Imana yuko duhaye umwanya, hanyuma dukomeze. Mana Data, Mana isumba byose, ndagushimiye yuko uyu mwanya wongeye kuduha ngo tuvuge amagambo yawe. Ni meza, yubaka ubugingo bwacu, yubaka umwuka, yubaka umubiri. Ijambo ryawe ni ryiza Mana. Ndagushimiye ko ijambo ryawe twaribonye niryo ridukiza. None wongeye kuduha umwanya ngo twongere kuvuga ubutumwa waduhaye, abantu bongere kubumenya kuko n'ubundi ari byo twabwirijwe nawe. Natwe nanone turongeye turakwinginze ngo ntihabe twebwe muri uyu mwanya, habe izina ryawe, habe gushaka kwawe, shobozwe n'imbaraga z'umwuka wera kugira ngo mvuge ibyo ushaka. Kandi nongeye gusengera bene data bateze amatwi bagiye gukurikirana ubutumwa, abandi bazabukurikirana mu bihe bizaza, buzabubake kandi Uwiteka buzabahindurire kuba mu bwami bwawe. Ndagushima kubana natwe, habwa icyubahiro kubw'izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Nari mbasuhuje rero babwira uyu munsi ibyo tugiye kuvugaho, ko tuvuga ku bihe bine bigiye gusohora mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mutwe w'amagambo uvuga ngo u Rwanda mu mateka ya Bibiliya, ubutumwa uko buri ubukurikiranye neza n'ubw'itorero kandi no ku gihugu cy'u Rwanda nibyo. Ariko kandi nta butumwa na bumwe muri ibyo byose navuga muri ibyo bice byose cyangwa se mu byo byantanga bitazagaruka mu Rwanda. U Rwanda ruzagenda rugarukamo kuko rufite ibintu byinshi cyane nabihishuriweho n'Imana. Ubwo rero rugiye kujya rugaruka cyane cyane. Urako uyu munsi ho turasa nk'abavuga cyane byimbitse umugambi w'Imana kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rongera ngo twibande kuri ibi bihe bine ibyo tugiye kugaragazamo umugambi w'Imana nkuko nanjye nabibwirijwe n'umwuka w'Imana. Hanyuma ibindi tuzabikomeza nyuma, ariko kandi nabyo bigenda bigarukamo u Rwanda. Reka rero dutangire. Imana rero ubwo yansuraga yamenyesheje umugambi ifite ku gihugu cy'u Rwanda, hanyuma irambwira ngo mbimenyeshe bene wacu b'Abanyarwanda. Ubutumwa bwabanje bwibandaga cyane ku bubyutsi, ariko kandi ku itorero ry'Imana rya Kristo aho riri mu mahanga atandukanye. Ubwashize bwasaga nk'ubwibanda cyane ku itorero mu mahanga atandukanye, ariko ubwo uyu munsi burasa cyane nk'ubwibanda kuri iki gihugu, burasa nk'ubwibanda ku Banyarwanda muri iki gihugu turimo. Niyo mpamvu rongera ngo nsabe Abanyarwanda bene wacu bumva ibi ngibi babisobanukirwe. Ubwashize naravuze ngo ubutumwa bw'igihugu ntago bugombeye ngo umuntu abakijijwe ngo twabakijijwe aribo tubumva nitwe bugenewe. Oya, ubu ngubu bwo bugenewe Abanyarwanda bose, habukijijwe habe n'udakijijwe. Agombye kubimenya, agasobanukirwa umugambi w'Imana yo mu ijuru, kugira ngo amenye uburyo abana nayo, amenye uburyo ayikorera, amenye uburyo ayihimbaza. Ubwo rero ndasaba cyane Imana ngo ubu butumwa Abanyarwanda babumenye,
bose mu nzego zose kuva ku mukuru kugeza ku mutoya bose babumenye kugira ngo bamenye uburyo bahimbaza Imana yo mu ijuru, bamenye ko Imana ibashaka. Ubwo rero icyo Imana irimo imbwira ku banyarwanda ni iki ngiki ngiye kuvuga, ariko kandi kiraza kwibanda kuri ibi bihe bine. Bwa mbere rero Imana yarambwiye ngo umbwire bene wacu b'abanyarwanda ngo muri ibi bihe bya nyuma byo gutaha ku itorero, u Rwanda ni ubuturo bw'Imana. Haleluya! U Rwanda ni ubuturo bw'Imana. U Rwanda rero niza kuruvuga nyine murumva igihugu cyose, mwumva intara zose, mwumve n'abakirimo, habe abaturarwanda ndetse n'abanyarwanda bose bamenye ko iki gihugu muri ibi bihe bya nyuma Imana yambwiye yuko ari ubuturo bwayo. Yarambwiye ngo ije gutura muri iki gihugu, ije kugira ngo yicare hano nayo ihinduke nyiri igihugu, kandi ubu ngubu ni nyiri igihugu kuko niwe Imana niwe yaremye ibihugu. Amen. Ubwa mbere rero yambwiye yuko u Rwanda muri ibi bihe bya nyuma ari umutungo wihariye w'Imana. Amen. Ubwo ako nakandi ka kabiri yambwiye ngo muri ibi bihe bya nyuma by'itorero ngo gutaha no gutegurwa gutaha, u Rwanda ni umutungo wihariye w'Imana. Amen. Ni umutungo wihariye, ni nayo mpamvu Imana ikomeye cyane kuri uyu mutungo muri ibi bihe bya nyuma. Wakibaza ngo mbese mu bihe byabanje byo ntiwari umutungo w'Imana? Yego, wari umutungo w'Imana, ariko muri ibi bihe bya nyuma byo ni umutungo wihariye. Ni umutungo wihariye idasangiye n'ikindi kigirwamana icyo ari cyo cyose. Amen. Ni nayo mpamvu rero bino bihe bine bigiye gucaho ndacyababwira umugambi w'Imana, niyo mbasobanurira. Irongera irambwira ngo ntizakunda na gato kubana n'icyitwa Imana cyose muri iki gihugu kitari yo yonyine. Ngo ntizabikunda izindi mana zose z'umwijima, z'ibinyoma, zimwe zisengwa. Umwuka w'Imana aravuga ngo Imana ntizakunda gutura muri iki gihugu ituranye n'ibigirwamana, n'icyitirirwa Imana cyose kigasengwa kitari yo yonyine. Imana iteka ryose twabibonye muri Bibiliya yagiye ifuha cyane, ifuhira abayisiraheli igihe basengaga ibigirwamana. Imana yagiye ifuha cyane. N'ubu ngubu nabwo rero ifite ifuhe rikomeye, kuko abantu bamwe na bamwe muri twebwe bafite izindi mana basenga zitari Imana yo mu ijuru y'ukuri. Iyo niyo mpamvu nahishuriwe ubutumwa ngo mbumenyeshe bene wacu b'abanyarwanda bamenye ko iyo mu ijuru ariyo Mana yonyine ikiranuka, abantu bahindukire kuva muri ibyo bigirwamana, bamenye yuko muri iki gihe cya nyuma cyo gutegura ku itorero gutaha, u Rwanda Imana iri kurufuhira mu buryo budasanzwe. Ni nayo mpamvu ibi bihe bine igiye kubicisha mu gihugu kugira ngo iture mu gihugu. Irashaka gutura muri iki gihugu kugira ngo yimenyekanishe mu yandi mahanga. Muri iki gihe cya none Imana igiye kwimenyekanisha mu yandi mahanga. Amen. Hanyuma Imana irambwira ngo igiye gucisha ibihe bine mu gihugu cy'u Rwanda bigiye kubanziriza guteguza ububyutsi. Bwa bubyutsi navuze mu gihe cya mbere n'ubu nabwo bugenda bugaruka. U Rwanda rero ni igikoresho gikomeye muri ibi bihe bya nyuma Imana igiye kwicaramo igategura itorero. Amen. Ni nayo mpamvu rero bino bihe bine igiye kubicishamo mbere yuko bwa bubyutse buza, nababwiye ko buzatangirira mu gihugu cy'u Rwanda. Twihuse rero ibyo bihe nibyo tugiye kuvugaho. Ndagira ngo mbibutse kandi ko ubutumwa ndimo ntanga ku gihugu cy'u Rwanda bwumvikane neza, si ubutumwa bushingiye kuri politike y'umuntu uwo ari we wese cyangwa se igihugu icyo ari cyo cyose. Oya, ahubwo ni ubutumwa bushingiye kuri politike y'igihugu cyo mu ijuru. Amen. Ni ubutumwa bushingiye muri politike y'umwuka, politike y'Imana mu by'umwuka.
rero ntibyumvikana ukundi, byumvikana uko biri. Ubutumwa n'ubutumwa bushingiye kuri politike y'Imana, si y'umuntu uwo ari we wese kandi si igihugu icyo ari cyo cyose. Rero byumvikane ibi bihe neza nk'uko mbisobanuye, kuko ndi umugabo wabasha guhagarara nkabisubiramo ibyo navuze. Ibyo ngiye kuvuga none nabasha kubisubiramo, undi muntu wese abimbajije ngo nsubiriramo ibintu watangaje kuri Vision TV nabisubiramo, kuko ndashikamye nshize amanga kubivuga, kuko ari byo nabwirijwe n'umwuka ngo menyeshe bene wacu b'Abanyarwanda bamenye umugambi w'Imana kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Twihuse rero, igihe cya mbere ni igihe cyo kuvunika kw'inkoni. Amen. Igihe cya mbere ni igihe cyo kuvunika kw'inkoni. Iki gihe Imana imara kukimbwira, nanjye nagize amatsiko menshi yo gusobanukirwa iby'iki gihe. Ndabaza ngo Mana, iki kuvunika kw'inkoni ni iki? Ushatse kuvuga iki? Amen. N'ubundi ibi bihe bine turi kuvuga tuzibanda cyane kuri bya bitabo bibiri, igitabo cya Isaya n'igitabo cya Yeremiya. Nkuko n'ubundi ari byo bihe bigiye kugaruka, nkuko nabivuze mu nyigisho ya mbere natanze, cyangwa se mu butumwa bwa mbere natanze. Uku kuvunika kw'inkoni rero nukuhe? Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 9, niho tuzibanda cyane kuvuga ibihe bitatu, kuko nanjye nabishuriye n'umwuka w'Imana. Igice cy'ikenda, umurongo tuza gusoma n'umurongo wa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Umurongo wa 3, reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Aravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mwisarura, nk'ibyo abantu bishima bagabanya ibinyago, kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni wamutwazaga igitugu wabivunnye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Amen. Umurongo rero wa 4 akavuga ngo ibyuma bafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose, n'imyenda igaraguye mu maraso bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. Umurongo wa 5 avuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyikirize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Ibihe bitatu turaza kuza kubikura cyane muri iki cyanditswe dusomye. Igihe cya 4 nanone tugikure mu kindi gice. Ibi nibyo byanditswe nagiye mpabwa n'Imana. Ari nivuze ngo igihe cya mbere rero ni igihe cyo kuvunika kw'inkoni. Umwuka w'Imana naramubajije ngo mbese iyi nkoni ni iyihe? Ubundi mu buryo biblique inkoni isobanura ibintu byinshi bitandukanye, ariko hamwe iyi nkoni isobanura, umwuka w'Imana yasobanuriye, inkoni ishobora gusobanurwa mu buryo bwa mbere nka systeme y'imiyoborere. Systeme y'imiyoborere niyo numvisha umwuka agereranya n'inkoni. Haleluya. Turimo turavuga iby'iwacu mu gihugu ngo dusobanukirwe umugambi w'Imana irimo itekereza. Ndimo ndababwira ibitekerezo by'Imana. Iyi systeme rero y'imiyoborere ni systeme igena ubuzima bw'abantu, abantu babamo, bagakoreramo, bagaturamo. Iyo niyo twakwita imiyoborere y'ubuzima bwa buri munsi. Iyo niyo numva umwuka w'Imana yangereranyije nk'inkoni. Ambwira yuko kandi hari systeme zimwe na zimwe agiye kugorora muri iki gihugu cyacu. Amen.
nibyo iki cyanditswe cyagiranyije no kuvunika kw'inkoni. Umwuka w'Imana yasobanuriye ko hari system agiye kugorora, kandi murumva ko ibintu bigororwa ni ibintu bigoramye, nibyo bigororwa. Hanyuma akambere muri iki gice muri iki gihe cya mbere yambwiyemo utuntu tubiri nitwo nangira ngo tuvugeho. Yarambwiye ngo iki ni igihe Imana igiye kunyuza ijisho ryayo mu nzego zose z'igihugu cy'u Rwanda n'imiyoborere yazo iziyoboye, ngaho aho izasanga ibyubatswe bitubakiye ku kuri no gukiranuka kwayo cyangwa se ku ijambo ry'Imana, ngizabyigororera nk'uko ishaka. Ndavuze ngo Imana yambwiye yuko igiye gucisha ijisho ryayo, igiye kwitegereza mu buzima bwose bw'igihugu no mu nzego zose, yitegereze ku muntu wese, imurebe, hanyuma ngaho izasanga ibitubakiye ku kuri kw'ijambo ryayo, igasanga hari systeme zimwe na zimwe turimo tubamo, dutuyemo, dukoreramo, tubamo zidatunganiye Imana ngo zigeze ku mugambi wayo igambiriye kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Izo ngizo ngiraje izigororere neza, nigiye kubyikorera. Mu ijambo twasomye hari yavuze ngo Uwiteka Nyiringabo ngazabigira gute, ngazabisohoresha umwete we. Amen. Umwete we agiye kugorora rero mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Bivuze iki? Biravuze ngo nanjye nabitinzeho cyane nshaka kubisobanukirwa, arasobanurira, arabimbwira izo nzego avuga. Arambwira ngo guhera hasi kugeza hejuru agiye kugenzura, agiye muri famiye, mu miyoborere ya famiye y'urugo agenzure, agiye mu miyoborere y'ubucuruzi bw'igihugu agenzure, agiye mu miyoborere y'urwego rwa gisirikare n'umutekano muri rusange agenzure, acishemo ijisho. Nasanga imikorere ishingiye ku kuri, aho ngaho azayikomeza. Ariko kandi yazasanga idashingiye ku kuri kw'ijambo ryayo, bene data dusangiye igihugu, azayigorora. Amen. Ntazagarukira aho ngaho, azagena no mu nzego zose zisanzwe dukoreramo, tubamo mu buzima bwose bwa buri munsi. Nahangaha ndi kuri twakwita entertainment, ndumva ariho twabishyira. Ahangaha ndi kuri iki kinyamakuru, naho nahasanga media, naho nahasanga ibitagororotse neza, azabigorora neza. Ubwo rero narishize media muri entertainment kuko nabyo tubisanga rimwe na rimwe mu bituneza, mu bineza neza, cyangwa se mu bishimisha abantu, ibintu bajyamo bakishima bikaruhura mu mutwe w'abantu. Niyo mpamvu narimbishyize muri entertainment. Ariko hose azajyamo nasanga ibitagororotse neza, bidahura nuko ashaka, azabigorora neza. Amen. Arongera kandi ambwira ku cya kabiri, arambwira ngo nigera mu gisata cy'iyobokamana cyangwa se religieuse mu gihugu, aho ngizahatinze ijisho cyane, kandi ngizagira ikikora, kuko ngo ariho ishaka kongera kwiheshereza icyubahiro mu gihugu. Amen. Yatinze cyane ku kijyanye igisata cyangwa se ubuzima abanyagihugu tubayemo bwitwa iyobokamana, imyizerere. Aho ho yarahatinze cyane. Arambwira ngo nimpagera sinzihuta, ahubwo nzagenda gakeya, nzabigorora, aho nzahibanda, ihereye iwacu aho nsengera, igakurikizaho nawe aho usengera, igakurikizaho nawe udasengera mu bya gikristo, udafite imyizerere ya gikristo, ufite nawe indi myizerere, aho nawe ngizahagusanga. Nisanga ibyo bitameze neza, utabikora nk'uko ishaka, nawe izabigorora. Aho ngizahatinda cyane, izahatinda. Haleluya. Izahasanga abantu bahakorera, aho ngaho rero izagusanga, izawe izakugenzurira,
imyizerere yawe koko nisanga ishingiye ku kuri iyo ngiyo izayikomeza, ariko nisanga idashingiye ku kuri izagufasha kuyigorora, ndabizi neza izayigorora. Bene abo rero bari muri icyo gisata, nanjye ahondi izansanga nanjye igenzurire niba nanjye ndi kubikora neza. Nisanga mbikora neza, yarambwiye ngo aho izasanga ibikora neza izabahemba. Amen. Ariko kandi n'abandi nabo uzasanga batabikoze neza nabo izabahemba. Twese tugiye guhembwa. Nimwitegure kwakira ibihembo bihuye n'ibyo wagize gute n'ibyo wakoze. Ijambo mu byahishuwe 22 riravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Amen. Ngororera umuntu ibikwiriye ibyo yakoze. Nawe rero mu gisata uherereyemo cy'ubuzima bwose bw'igihugu, ngewe mperereye mu kiyobokamana, nanjye ni hasanga niteguye guhembwa n'Imana. Haleluya. Bese nawe mwene data witeguye guhembwa n'Imana, nawe utegure guhembwa n'Imana aho uri hose. Iki gihe cya mbere ntarakivaho kuko ndashaka kugira ngo nte kugitindaho, nge no mu kindi gihe cya kabiri wigenzure cyane aho tugeze ubu ngubu. Ni igihe kigiye gukurikiraho, ni igihe kigiye kuza. Wigenzure nawe urebe niba imyizerere urimo uri kubigenza neza nk'uko bigombye, bishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Kuko ibitabo byose mu isi bidashingiye kuri Bibiliya ntibivuga ukuri, ariko ibishingiye kuri Bibiliya byose bishingiye ku kuri, kuko Bibiliya niyo jambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niko kuri konyine, kuko niko kubatura umuntu. Amen. Nawe rero igenzure mu gihe cya none urebe niba koko ibihembo bigiye kuza tugiye kwakira nawe koko uzahembwa neza. Nanjye niteguye guhembwa, nawe uri mu gisata hose uzahembwa. Niba warayoboye umuryango neza uzahembwa. Niba kandi mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu uyoboye neza uzahembwa. Amen. Na systeme zimwe na zimwe dukoreramo niba zishingiye ku kuri, Imana iraza kuzikomeza rwose, zikomere cyane, dukomeze kuzigenderamo. Ariko kandi izisanga zidashingiye ku kuri, yarambwiye ngo izo ngizo nta wundi mufasha ikeneye, igiye kuza ibyigororere. Yes, abaho umugisha. Icyo ni igihe cya mbere. Iki gihe cya mbere rero nicyo gihe kubanziriza ibihe bitatu bindi bizakurikiraho, kandi kijye tugiye kugisohoraho mu minsi ya none tukirimo, kandi tugikomejemo no mu minsi igiye kuza tugikomejemo. Amen. Igihe cya kabiri rero Mwuka Imana yarambwiye ngo ni igihe cyo gutwika cyangwa se igihe cyo kweza. Hano muri iki gice twasomye n'ubundi harimo ikihe cyo gutwika, ni mu gice cya ni mu murongo wa 4, ariko ndaza gusoma cyane mu kindi gihe, mu kindi gice cy'igitabo cya Yeremiya. Some mu murongo umwe no murongo w'8 mu gice cya 33. Nari mbabwiye ngo ikindi gihe kizakurikira ikindi gihe cyo gutwika cyangwa se igihe cyo kweza. Ni igihe cyo kweza igihugu. Bene data, Imana arambwiye ngo igiye kweza igihugu, izeza igihugu nyuma y'uko izaba imaze kugenzura, imaze kugira ibintu igorora neza mu gihugu cyacu. Irambwiye ngo izeza igihugu. Amen. Bene data, ndagira ngo mabwire ibi bihe mu bikurikirane, ni umugambi ukomeye w'Imana, n'ubutunzi bukomeye Imana yaduhaye twebwe abanyarwanda wishurirwa. Ubu ni umutunzi bukomeye yaduhishuriye, kuko Imana ijya yishimira gukorana n'abantu bayo kandi ikavugana nabo. Niyo mpamvu abahanuzi babaho, ni ukugira ngo umugambi wayo iwucishe mu bakozi bayo, hanyuma abantu twese tuwumenye. Umugambi wayo ni mwiza rero, ishaka gutura mu gihugu. Ni nayo mpamvu irimo ishaka gucisha mu bino bihe bine, irashaka gutura mu gihugu. Amen. Iki gihe rero cya kabiri kizakurikira igihe cyo kuvunika kw'inkoni, ni igihe cyo kweza igihugu. Imana yambwiye yuko izeza igihugu. Igihugu iki turimo yarambwiye ngo izakeza. Imana yongeye kumbwira yuko icyo gihe izeza igihugu cyose cy'u Rwanda. Irongera irambwira ngo izeza igihugu ihereye igihe ngo ngewe ntazi, ngo ndetse n'umuntu wese atazi. Imana nijya kweza igihugu ngo izahera mu gihe umuntu wese muri twe turiho atazi, mu myaka umuntu atazi. Ihereye mu basekuruza bacu, Bibiliya iravuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base
hari igihe rero basekuru baho dukomoka bacu bajya bakiranirwa ntibakore iby'Imana ishaka. Haleluya. Ntibakore iby'Imana ishaka, bakagomera Imana. Ariko Imana irambwira ngo izeza igihugu, ngo kandi niyeza ndizeza ibyo nge ibyo uburyo nanduje igihugu, kuko abantu twe twanduza igihugu, izahere mu gihe cya kera umuntu wese atazi. Ariko irambwira ngo izeza igihugu. Amen. Ntabwo bisanzwe muri Bibiliya kubibona ukuntu Imana yeza igihugu. Oya, byagaragaye muri Israeli uburyo Imana yejeje igihugu. Ndaza kuza kubibasobanurira nabyo. Ubwa kabiri rero Imana yongeye guhishura igiye kweza igihugu mu mateka yayo ya Bibiliya. Igiye kweza u Rwanda. Nawe rero ubibaze uburyo Imana ishaka kweza u Rwanda, nuko ishaka gutura muri iki gihugu cy'u Rwanda. Amen. Ni igihe cya kabiri yambwe izacisha mu gihugu cy'u Rwanda. Muzirikane ko ibi bihe nibiteguriza ububyutse bugiye kuza. Hanyuma gatatu irongera irambwira umuntu wese icyo gihe azuhagirwa, ngo kandi izeza ubutaka n'ikirere by'igihugu, ngo ndetse n'ikintu cyose kizaba kiri mu gihugu cy'u Rwanda kizezwa. Haleluya. Ikintu cyose kizagira gute? Kizezwa. Bene data, mwari muzi neza ko ubutaka bujya bwandura? Mwari muzi neza yuko ikirere kijya cyandura? Ibi ndimo navuga uburyo spirituel, uburyo bw'umwuka kijya cyandura, kandi nta bandi bacyanduza n'abantu. Mu buryo bw'umwuka abantu nibo banduza igihugu. Bibiliya hari ahantu igaragaza ibyaha byanduza igihugu, ariko simbivuze, namwe musoma Bibiliya murabizi. Hari n'ibyo nawe ubona ukubitana nabyo, hano ugakubitana nabyo rwose ukabibona, cyangwa se nawe ukawubikora. Ibi nibyo byanduza igihugu. Ariko Imana namwe kubw'umugambi wayo ifite kuri iki gihugu mwiza, izeza igihugu, ngo kandi izeza buno butaka. Izeza ubutaka icyabwanduje cyose izabweza, ngo kandi n'ikirere. Haleluya. Izakeza. Imana ishimwe, izakeza. Ndongera ndabwirwa ngo uko kwezwa no guhabwa imbabazi n'Imana ngo izakoresha uyu mukubuzo. Nabwiye umukubuzo Imana izakoresha iri kweza igihugu, yarawumbwiye. Ariko kandi mbere yuko ibanza kweza ubutaka ikeza n'ikirere, izabanza yuhagira umuntu wese icyo gihe uzaba uri mu gihugu azuhagirwa, ababishaka abatanabishaka azuhagirwa. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe yuko izaduha imbabazi. Imana ishimwe kizaduha imbabazi tutagiye ku mavi ngo tubwire Imana itubabarire. Izatweza, idutunganye abazaba ari icyo gihe. Mwene data, nubu bishaka n'ubutanabishaka icyo gihe nikigusohoraho nawe uzezwa utungane. Haleluya. Hanyuma yarambwiye ngo umukubuzo igiye gukoresha yeza igihugu, ngo ni umukubuzo witwa umwuka ukiranuka, ngo ni umwuka wotsa. Haleluya. Niwo mukubuzo izakoresha muri icyo gihe. Muzirikane ko iki ngiki ni igihe kizacaho cyo kweza igihugu. Izakoresha umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Ibyo wabisanga mu gitabo n'ubundi kiturimo cya Yesaya, ni ibice 4 umurongo wa 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana isezerana gukiza abakobwa b'i Yerusalemu. Umurongo wa 4 aravuga ngo ubwo ngubwo Uwiteka azaba yuhayiye imyanda y'abakobwa b'i Yerusalemu ayimazeho, kandi azaba amaze amaraso muri Yerusalemu ayamarishije umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Muri icyo gihe umuntu wese uzaba uri mu gihugu ngazuhagirwa. Ubu ni ijambo ribitubwiye, ngahabwa imbabazi. Bene data, mwibaze ko Imana izatubabarira n'ibyaha by'abarangije batakiriho. Imana izabitubabarira kuko Imana yo ntiyibagirwa ngo umuntu arapfuye oya ngibyaha bye ngo biribagiranye imbere y'Imana. Suko nguko Imana ikora. No, ibyaha by'umuntu ifite aho ibibika ibyandika. Ariko ijambo ritubwiye iki? Riratubwiye ngo muri icyo gihe Imana izaba yeza igihugu. Ni umugambi mwiza w'Imana ngo muri icyo gihe izaba yeza igihugu umuntu wese azahabwa imbabazi. Nibyo basekuruza bakoze, bagomera Imana, banduza ubutaka. Hayiwe Mana,
ndagushimiye kandi ndagushimiye yuko uzaduha imbabazi. Mwibaza ubuntu bw'Imana mbese buturuka kuki? Bituruka kuko abanyarwanda dusenga cyane? Si icyo ngicyo, ahubwo uraturuka ku mugambi w'Imana ifite ku gihugu cy'u Rwanda. Uwo nguwo niwo ndimo mpishura kuko ariwo nanjye nahishuriwe. Amena. Imana izaduha imbabazi kandi kizakoresha n'umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Amen. Ndongera ndabwirwa ngo ni igihe cyo kubabarirwa ibyaha ku gihugu uhereye ku basekuruza ntazi kugeza icyo gihe. Ibi nari maze kubivuga hejuru. Icyo nicyo gihe rero cya kabiri kizakurikiraho muri bya bihe bine dufite biri guteguriza ububyutse bugiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Imana izeza igihugu. Haleluya. Rero nagira ngo menyesha abanyarwanda mwese kandi twese ngo nimwumve umugambi w'Imana. Rero uyu mugambi ukomeye bikaba bidasanzwe k'Imana yeza igihugu. Mureke tuyihereze icyubahiro kandi tuyishime. N'abaherereye yishime mu mutima wawe kandi uyikorere. Haleluya, haleluya. Ibi bintu byo kweza igihugu ntibisanzwe, ntago bisanzwe. Bwa mbere wenda ndibuze kuza kubivugaho mu gihe cya gatatu cyitwa ngiye kugeraho, cyitwa igihe cyo kuzana ubwami bw'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwami bw'Imana mu Rwanda bugiye kururuka. Ndaje mbabwira aho intebe y'Imana izaba yicaye, akarere izaba yicayemo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo igihe cyo kwezi igihugu ntibisanzwe, byigize kugaragara cyane mu gihugu cya Israel. Imana yeza igihugu cyaho. Bwa mbere muri buze kubyumva nivuga ubwami bw'Imana. Bwa mbere Yesu yejeje igihugu umunsi yabambwaga ku musaraba. Abantu benshi ntibabizi ariko byabayeho. Nanjye ibyo ngibyo nibyo nahishuriwe n'umwuka w'Imana mbibwiwe. Bwa mbere yejeje igihugu cya Israel, ariko impamvu ni ukubera yuko ariho itorero rya Kristo ariho ryatangiriye. Amen. Niho Kristo yarari. Bwa mbere amaraso ya Yesu ni amaraso akiranuka y'Imana. Ntiyeza imitima y'abantu gusa, ajya yeza n'igihugu n'ibihugu. Yesu rero amenara amaraso, ayamenera ku musaraba, bamukubita bamutoteza. Hari amaraso yagiye agwa mu butaka akagwa ku gihugu cya Israel. Icyo gihe rero umwuka w'Imana ambwiye ngo icyo gihe yezaga igihugu cya Israel ngo kuko cyari kigiye gutangirizwa mu itorero. Amen. Murumva amateka ya mbere Imana ibiri tugaragariza ukuntu Imana yejeje igihugu. Bwa mbere ari amaraso Yesu yamennye, ntiyamennye gusa ngo yeze imitima y'abantu ngo abantu bakizwe, no. Ari amaraso yagiye ameneka, bakamutera icumu, akamanuka agatemba akitura ku butaka. Icyo gihe ubutaka rero nabwo bwahise bwezwa. Haleluya. Bwahise bwezwa kandi umuvumo isi yari yarabonye mu gihugu muri Edeni, mu gihugu cya Edeni aho cyatangiriye. Igihugu cyatangiriye Imana itangizamo abantu, ibabwira ngo muzaniye isi umuvumo. Bageze mu gihugu cya Israel, Imana igira gute? Yeza igihugu. Haleluya. Imana yejeje igihugu. Icyo gihe n'ubwa mbere bibiri tugaragarije ko Imana yageze gute? Yejeje igihugu. Ariko impamvu yejeje Israel kuko hari hagiye gutangirira itorero. Rero nimwumva impamvu Imana igiye kweza igihugu cy'u Rwanda. Nakomeje kubabwira ngo u Rwanda niho Imana igiye gutura igategura itorero gutaha. Ni nayo mpamvu rero Imana igiye kweza igihugu bwa kabiri. Nuko igihugu cy'u Rwanda rigiye gutegura rya torero ryatangiye mu gihugu cya Israel gutaha. U Rwanda rero rugiye kubigiramo uruhare. Ni nayo mpamvu igihugu giye kwezwa. Mu mateka rero ya Bibiliya nta handi Bibiliya igaragaza ko igihugu kigize kwezwa. Oya, nta handi hantu mu isi higize hezwa igihugu, kubera yuko itorero ni iry'agaciro gakomeye imbere y'amaso y'Imana. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe Imana itakora ku bw'itorero. Amen. Kuko rero igihugu cy'u Rwanda gifite uruhari mu gutegura ku itorero gutaha. Niyo mpamvu igiye kwezwa. Nimwumve rero impamvu Imana igiye kweza igihugu. Ariko kandi impamvu ya kabiri Imana igiye kweza igihugu nuko igiye kuza gutura mu gihugu cy'u Rwanda. Amen. Vuga ngo haleluya. Igihe cya gatatu rero nkibabwiye ko ari igihe cyo kuzana ubwami bw'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Banyarwanda bene wacu,
nimwumve umugambi w'Imana idufiteho. Irashaka kuza gutura iturane natwe. Amen. Irashaka kuza guturana natwe. Irashaka kugira iziturane nawe. Irashaka mu muryango muri famiye iziturane n'abantu. Irashaka kugira ngo mu bucuruzi izibane n'abantu. Irashaka kugira ngo mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, mu miyoborere, kuva mu bakuru kugeza mu batoya bayoboye igihugu iturane nabo. Haleluya, iturane nabo kandi ikorane nabo. Biriya bihe bibiri igiye kwandika bicishaho kugira ngo iturane hamwe natwe. Haleluya. Ibi ngibi turabisanga mu gitabo n'ubundi kiturimo cya Yesaya, ibice 9 umurongo wa 5 n'uwa 6 niwo tugiye gusoma. Aha hantu muhitondere bene data, hari hishurirwa rikomeye nahawe n'umwuka w'Imana. Nahawe n'umwuka w'Imana. Haleluya. Ubwami bw'Imana mugiye kuza mu gihugu, ubundi ntibisanzwe ubwami bw'Imana kuza mu gihugu, ariko none bigiye kubaho. Mu gitabo cy'amabanga y'Imana cyakindi Yohana yabonye mu bice 5 mu byahishuriwe, cya gitabo Imana yari ifite cyari kiboheshejwe ibimenyetso 7 Yesu yemenye, harimo chapitre ivuga ku bwami bw'Imana mu isi, kuzaza mu isi. Harimo chapitre ibyo ni by'umwuka w'Imana yambwiye. Iyo chapitre iravuga ukuntu ubwami bw'Imana buzaza mu isi. Yambwiye ngo ubwami bw'Imana buzaza mu isi mu bihe 3. Iko niko chapitre muri icyo gitabo cy'amabanga y'Imana ivuga. Bwa mbere na mbere ijambo ryo rirakomeye. Ubwami bw'Imana bwo burakomeye muhumve, kuko harimo ubwiru bw'Imana bukomeye. Bwa mbere yarambwiye ngo ubwami bwayo ngo bwagombaga kuza mu mitima y'abantu, ariko gakiza. Aribyo Yesu yakoze, arabuzana mu gihugu cya Isiraheli aza ari umwami. Hano Bibiliya yagaragaje ukuntu hazavuka umwami. Muri iki gitabo cya Yesaya hazavuka umwami. Uwo mwami rero azazana n'ubwami. Ni umwami wo mu ijuru, si wo mu isi. Azazana ubwami bwo mu ijuru. Aje rero azana ubwami abuzana mu mitima y'abantu, abantu babona gakiza. Ariko natwe dufite, iyo tubwiza abantu bagakizwa cyangwa se ijambo tukaryumva, rituzanira ubwami bw'Imana mu mitima. Iyo tuzanira ubwami bw'Imana mu mitima, Imana ibana natwe mu mitima. Haleluya. Imana ibana natwe mu mitima. Ni nayo mpamvu Imana ibana nawe bitagomeye ngo ujye kwishaka kure, ahubwo ibana nawe mu mutima kubw'agakiza bwo kwakira Yesu muri wowe. Ubwo ni bwo buryo bwa mbere Imana yambwiye bwo kuzana ubwami bwayo. Ubwa kabiri irambwira ngo ubwami bwa kabiri n'ubwa gatatu ngo ni ubwami buzaboneka mu bihugu. Irambwira ngo ubwami bwa kabiri ngo ni ubwami bugiye kuza ngo bwagombaga kuza ngo mu gihugu cy'imahanga, kiri imahanga cyangwa se inyuma y'igihugu cya Isiraheli. Ubundi Bibiliya iyo tuyisomye ikagaragaza ibihugu biri imahanga, ni ibihugu biri inyuma ya Isiraheli, byose byitwaga amahanga. Amen. Rero icyo gihugu kiri imahanga n'icyo Rwanda, n'icyo yambwiye ngo Rwanda niho igiye kurutsa ubwami bwayo bwa kabiri. Imana ndayishimiye, riramaze kuryumva, numvishe shimye Imana kuko ari umugambi ukomeye. Namwe nimwumva uwo mugambi, ubwami bwa kabiri. Aho yo mpageze niho mpita nsobanura umutwe w'amagambo uvuga ngo u Rwanda mu mateka ya Bibiliya. Muri cya gitabo cy'amabanga y'Imana Yohana yabonye ngo harimo chapitre ivuga ubwami bw'Imana kuza mu isi. Kandi ubwami bw'Imana kuza mu isi harimo yuko ubwami bwa kabiri buzaza mu gihugu cy'u Rwanda. Ndimo nayovuga nezerewe nishimye kubera yuko aya ni amakuru akomeye, n'umutungo ukomeye abanyarwanda duhawe. Imana igiye kuza gutura natwe muri iki gihugu. Hanyuma rero irambwira ngo ubwami bwa mbere ngo ni ubutangira itorero. Ni ubutangira itorero. Reka mvuge gato ku bwami bwa gatatu kugira ngo mbijyanire rimwe. Ubwami bwa gatatu rero Imana arambwiye ngo ni igihe Imana izamanukana n'abera ikaza kwimana nabo imyaka 1000 mu gihugu cya Isiraheli. Ngo ubwo nibwo umwami azaza Yesu ngazane n'ubwami bw'Imana mu myaka 1000. Nanjye nzaba niyo, nawe kandi uzaburiyo. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, nawe uzaburiyo. Tuzimana na Yesu imyaka 1000 dutegeke. Iyo ni ingoma n'ubwami bwa gatatu.
nimwumve rero muri chapitre ivuga ubwami bw'Imana iri muri cya gitabo cy'amabanga y'Imana. Imana igiye ihishura y'amabanga iyahishuriwe uyishaka kugira ngo abantu bayamenye. Haleluya. Irambwira ngo ubwami bwa mbere ngo nubutangira itorero, aribwo Yesu yazanye mu gihe cyabanje, hanyuma ariko gakiza Imana itura muri twebwe, umuntu wese muhaga kiza, uwihaye agakiza akahita ahinduka itorero ry'Imana. Nibwo bwa mbere itorero ryatangiye. Hanyuma irambwira ngo ubwami bwa kabiri bwo mu gihugu cy'u Rwanda ni ubwami butegura iryo torero ryatangiye mu bwami bwa mbere gutaha. Amen. Ubwami bwa kabiri bwo ni ubutegura itorero. Hanyuma irambwira ngo ubwami bwa gatatu ngo ni ukwima ingoma ku itorero. Ngo ni ukwima ingoma ku itorero. Ya myaka 1000 tuzaba twima ingoma ngewe nawe. Nimwumva umugambi w'Imana kuri twebwe abanyarwanda. Haleluya. Imana ishimwe iturutishije amahanga iza gutura mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero Imana yambwiye yuko igiye kuza gutura muri iki gihugu cy'u Rwanda. Igiye kuza gutura muri iki gihugu cy'u Rwanda. Irambwira ngo kandi ng'intebe yayo igiye kuzana muri iki gihugu cy'u Rwanda ngizabi ihagaze zabishinze ngo ku nkinge ebyiri. Yarambwiye ngo igiye kuzana ubwami bw'Imana, igiye kuzana intebe yayo y'ubwami muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nimwumve none ryajamo twatanye tuvuga ngo u Rwanda muri ibi bihe bya nyuma by'itorero ngirashaka ngo n'ubuturo bw'Imana, ngo Imana ashaka gutura muri iki gihugu. Rwanda urubuturo bw'Imana, Imana irimo gutegura kuza ho guturamo. Haleluya. Imana irimo gutegura kuza ho guturamo. Irambwira ngo iyi ntebe yayo ubwami igiye kuzana muri iki gihugu, ngira igiye kuza yicare muri iki gihugu, ngo hanyuma izaba umuyobozi mukuru w'iki gihugu. Imana murabizi ikorera mu bantu, igiye kuza ikorere mu bantu. Systeme zose dukorera mu z'igihugu, imiyoborere yose tuba mu y'igihugu, ubuzima bwose mu muryango, ubuzima bwose mu bucuruzi, ubuzima bwose mu mashuri, ubuzima bwose muri entertainment, ubuzima bwose mu bisata byose religious bw'imyizerere y'ubukamana. Imana igiye kuza ihinduka umuyobozi mukuru w'ibyo bisata byose. Amen. Irambwira ngo iyo ntebe yayo y'ubwami igiye kuzana ngizayicaza ngo mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Muhanga, hirya hano ya Kamonyi. Yarambwiye ngo aho ngaho ngo ntizicaza intebe yayo y'ubwami. Yarambwiye ngo muri ako karere ka Muhanga ngo nihizashyira irembo ryayo ry'ubwami bw'ijuru muri iki gihugu. Muri ya ntebe yayo y'ubwami izabishingiye ku nkinge ebyiri, arizo ngiye kuvuga zivuga ngo guca imanza zitabera ngo ndetse no gukiranuka. Ni inkinge ebyiri zaba intebe y'Imana yicayeho, zifashe intebe y'Imana. Izo ni inkinge ebyiri, ni imbuto zigiye kurangwa muri iki gihugu. Guca imanza zitabera, ayiwe, guca imanza zitabera ndetse no gukiranuka. Amen. No gukiranuka. Rero mu karere ka Muhanga aho ngaho niho iyo ntibizabishinze, niho hazaba hari iryo rembo rihuza ubwami bw'Imana n'iki gihugu cy'u Rwanda. Akarere ka Muhanga ni agace kamwe muri ako karere, nanjye sinkazi, icyo namenye ni ako karere. Haleluya. Haleluya. Aho niho Imana izicara igategekera igihugu, aho niho izicara igategekera igihugu, ikadutegeka tw'abanyarwanda. Ni Imana. Iyo ntebe rero kuzana ubwami bwayo rero si umuntu uzaza, ni presence. Ni presence y'Imana igiye kuza mu gihugu. Ni presence n'ubwiza bw'Imana bugiye kuza mu gihugu, n'ubwiza bw'ijuru. Haleluya. Imana yari mu ijuru n'isi igiye kuza yicare muri iki gihugu. Nimwumva impamvu Imana ifuhira igihugu. Aho rero niyo mpamvu yambwiye ngo igiye kubanza yegeze y'ibigirwamana muri iki gihugu, ngo ntiyaturana n'ibigirwamana muri iki gihugu. Haleluya. Ntiyaturana nabyo. Imana ishimwe, ndayishimiye. Ntiyaturana n'ibigirwamana muri iki gihugu. Nimwumva, ese murumva Imana yaza ikurutse intebe yayo mu mateka
bitajya bibaho, ikurutsa intebe yayo ikaza igategekera muri twebwe, igategekera mu bayobozi b'igihugu, igategekera mu banyarwanda, hanyuma ikabanyikanya n'ibigirwamana tukayibanyikanya. Aho niho yambwiye ngo sobanurira abanyarwanda umugambi wayo, hanyuma abadasenga iyo mana y'ukuri ngo bayikiranukire, bamenye umugambi wayo kandi bamenye ko ifite ifuhira izindi mana basenga, bamwe na bamwe, yewe si bose, bamwe na bamwe. Rero abanyarwanda twese nimumenye umugambi w'Imana mu rwego urimo, mu cy'Imana yakugize cyo, mu gaciro Imana yaguhaye. Menya ko Imana yo mu ijuru ariyo Mana yonyine yo gusengwa, wihindukirire ko igiye kuza gutura mu gihugu. Amen. Icyo ni igihe cya gatatu, ni igihe cyo kuzana ubwami bwayo muri iki gihugu. Kizaza gikurikiye bya bihe bibiri byabanje, igihe cyo kweza igihugu, izaza itizana iyo ntebe y'ubwami bwayo. Hanyuma igihe cya kane rero yambwiye ni igihe cy'ububyutse. Amen. Bwa bubyutse navuze muri bwa butumwa bwa mbere buzatangira mu gihe cya kane. Navuze ko ari ibihe bine bibanziriza ububyutse, ni igihe cya kane, ni nacyo tugiye gusoheza kuko nababwiye ko tuvuga ibihe bine uyu munsi. Iki ni cyo gihe cya nyuma mvuzeho. Ubwo rero bene data, bwa bubyutse mwumvise, bwa bundi abanyarwanda isezerano dufite twahanuriwe, Imana izadusohoreza bene data, buzasohora muri iki gihe cya kane. Ni mu gice cya 11 cya Yesaya, nicyo gihe ubwo bubyutse buzaza, niho twakura icyo gihe cya kane. Mwaza kubisoma bo kugira ngo nshunguze uburyo mwete, mwaza kuza kubisoma icyo gice cya 11 cyane, mwibande ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, havuga imbuto z'umwuka. Hanyuma izo mbuto zirindwi z'umwuka, Imana yambwiye yuko izo mbuto zirindwi igiye kuzitera mu gihugu cy'u Rwanda. Muraza kuzisoma izo mbuto z'umwuka zirindwi mu gice cya 11 umurongo wa kabiri, muraza kuza kuzisoma muzumve. Izo ni imbuto zirindwi Imana yambwiye ngo igiye gutera muri iki gihugu cy'u Rwanda. Amen. Haleluya, haleluya. Hanyuma irambwira ngo u Rwanda izaruhindura icyo gihe igicumbi cy'umwuka. Ni igicumbi cy'umwuka w'Imana. Haleluya. Ni igicumbi cy'umwuka w'Imana. Muri icyo gihe cya kane kizaza gikurikiye bya bihe bitatu. Nimwumve impamvu Imana igiye gucisha ibihe bine muri iki gihugu cy'u Rwanda. Soreje ku ijambo rimwe rero ngiye gusengeramo, niba mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto ibice 7, ngiye kurisengeramo soza. Iryo jambo Imana yampaye ngo mbwire abanyarwanda mu gusobanura uyu mugambi. Tuzongera gusobanura noneho uyu mugambi cyane mu gice cya kabiri tugitangiye kivuga ngo u Rwanda mu gihe gishya. Ni Paulo yandikiye Abakorinto ibice 7 umurongo wa mbere wonyine niwo dusoma, aravuga ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Bene data bakundwa b'abanyarwanda, iri niyo jambo nahawe ngo mbamenyeshe nyuma yo kubabwira umugambi w'Imana. Imana yarambwiye ngo ubwo dufite ayo magambo, ubwo tuzi ko igihugu ari igihugu cy'Imana kandi gifuhiye mu gihe cya none, narambwira ngo ubwo tumenye ko bimeze gutyo, ubwo duhishuriwe umugambi w'Imana ngo twiyeze. Niyo jambo yasoje yambwira ngo ubwo bimeze gutyo twiyeze. Yarambwiye ngo iki ni igihe cyo kwezwa tugatungana kuko tubitse amasezerano y'Imana. Amen. Abanyarwanda mu rwego rwose urimo, mu nzego zose uherereyemo, aho Imana yaguteretse, mu gisata Imana yaguteretsemo, Imana yambwengira gushangira gukeneye ngo kwezwa, ngo kandi wezwe mu mutima, wezwe no ku mubiri. Umuntu wese rero nahindukirire gukiranukirira Imana, uri mu ngeso mbi azihindukirire. Imana ntibishimye ifite ifuhira dufuhi, kandi ibi jambo ryatubwira y'Imana ngo ifuhira uwikunda, uwikunda iramufuhira. Nuko rero bene data, ubwo bimeze bityo twiyezeho imyanda yose. Yesu abaho umugisha rero. Ubutumwa bw'uyu munsi musoreje ahangaha. Yesu abagirire neza gutega amatwi ubutumwa. Mbashimiye cyane ko bwa mbere mwabwumvise buvuga ku bubyutse, mbashimiye kandi ko n'ubu ngubu muza kuza kubwumva, kandi ndasaba umugisha kuri mwebwe ngo nimuza kuza kubimenyesha bene wacu b'abanyarwanda. Navuze ngo ibi bihe bine nabisubiramo n'amaguru yanjye abiri, kuko nabibwe n'umwuka w'Imana ngategekwa kubitangariza abanyarwanda ngo bamenye umugambi. Soreza ku ijambo rivuga ngo
nanjye nabwiwe risoze rivuga ngo ubwo bimeze bityo bakundwa b'abanyarwanda, Imana idukunda bingana bityo, iduhishura umugambi wayo bingana bityo, ngo nuko nitwiyeze kuko ari kidukeneye mu minsi ya none, neki dukeneyeho. Banyarwanda rero mwese aho muherereye, Yesu aho umugisha, ibyo nibyo bitekerezo by'Imana agira ngo mbahishurire nkuko nanjye nabihishuriwe. Tugiye gusenga rero, ubutaha tuzakomezaho tuvuga ku bundi butumwa Imana yaduhaye ku by'umwuka wa Eliya ugiye kugarurwa mu isi. Ubwo aho ngaho tuzaba twongeye kuganira nanone n'itorero muri rusange, ariko kandi uwo mwuka uzatangira muri iki gihe cya kane cy'ububyutse. Mureke dushimire Imana ko yaduhaye umwanya w'uyu munsi, hanyuma ubutaha tuzakomeza tuvuga muri ubwo butumwa bw'umwuka wa Eliya. Mana ndagushimiye kugira neza, nguhaye icyubahiro kubw'umugambi mwiza. Aristobe shere kotane menegrara, umugambi mwiza udufiteho, icyubahiro ni kibi cyawe mwami Imana. Abanyarwanda udufiteho umugambi mwiza, ndagushimiye kubw'uwo mugambi, ndagushimiye kubw'uwo mugambi udufiteho muri ibi bihe bya nyuma, kandi kugiye kuza ugaturana natwe muri iki gihugu, ugiye kuza ubwiza bwawe bugatura muri iki gihugu. Ndabigushimiye kubw'umugambi mwiza watugambiriyeho isi itararemwa. Shimwa rero, ndagusabye kugira ngo abanyarwanda bene wacu ubamenyeshe ubu butumwa, babumenye kandi bahindukirire kugusenga bakuramye. Abasengaga ibigirwamana, abasengaga izindi mana zitari z'ukuri, bahindukirire kugusenga ko ariyo mana y'ukuri. Ndagushimye mwami gukomeza kwagura ubu butumwa bukamenywa na benshi kandi bukabahindurira kugukiranuka. Shimwa rero kandi uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Humugisha bumvisha ijambo, humugisha bari kubukurikirana n'abandi bose bazabukurikirana, bahumugisha ubaha ibibanezeza kandi ubagirire neza ubiteho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Conférence d'accomplissement de la prophétie. Rompre définitivement avec le passé, se tourner résolument vers l'avenir. Le plan de Dieu pour la région des Grands Lacs africains est en train de se réaliser. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Rwandaises, Rwandais, Burundaises, Burundais, Congolaises, Congolais, et vous toutes et tous, habitants dans divers endroits de la planète. Nous, les femmes révélées du réveil, avons l'immense joie de vous inviter à une conférence spirituelle prévue à Utrecht, aux Pays-Bas, du 31 octobre au 2 novembre 2025. L'objectif de la conférence est de dévoiler et d'expliquer le plan de Dieu pour la région des Grands Lacs d'Afrique centrale, tel que Jésus-Christ lui-même l'a révélé à notre sœur Marie-Esther Murebwayire. Ce plan de Dieu porte entre autres sur les éléments ci-après. Un réveil spirituel sans précédent dont l'Afrique centrale sera un foyer de départ. La gloire de l'Église des derniers temps et la gouvernance inédite du nouveau pays et la préparation au retour dans nos pays d'origine respectifs, d'où nous reviendrons vers les anciens pays d'accueil avec un message de réveil appuyé par des témoignages vivants. Nous romprons définitivement avec l'ordre ancien et entrerons dans une ère nouvelle conformément à la parole de Dieu que voici. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et c'est dans Jérémie au chapitre 1er, verset 10. L'acte de rupture avec le passé sera posé en présence des anciens de l'Église et des hommes politiques résolument décidés à tourner le dos à l'ancien système au sein duquel ils ont évolué. Les concernés réaffirmeront leur ferme volonté d'entrer et d'œuvrer dans le nouvel ordre qu'ils auront officialisé en le proclamant publiquement. Ce sera également l'occasion de marquer officiellement le passage de témoins entre générations dans le cadre d'un projet dénommé Ruma, ainsi que la langue rwandaise pour Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Yesu Kristo.
Cela est par ailleurs conforme à une prophétie d'Ésaïe libellée en ces termes. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est dans Ésaïe au chapitre 43, versets 18 à 21. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Que l'Éternel vous bénisse. Pour toute demande d'information, contactez plus 33 7 66 05 50 77 ou plus 41 7 94 51 80 05. hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho.